amavuta arimo hydroquinone kandi nyinshi yangiza uruhu, ntabwo atukuza ahubwo yangiza uruhu. Ariko bigusaba kumenya ngo wa muntu ugiye kwigana uruhu rwe ni nk'urwawe. Hari n'igihe ufite mwene urwo ruhu ariko uruhu rwawe wenda rufite sensitivity, rufite ukuntu rwiyenza, nubwo ari uruhu ruri normal, nubwo ari uruhu rusanzwe rudafite ikibazo, rudafite amavuta menshi, rutanumagaye, ariko ugasanga ni uruhu rwiyenza rudapfa kwakira ikintu cyose ushyizeho. Ibyo ushaka gutuma uruhu rwawe ruba, ugomba kubanza kuruvura indwara iyo ari yo yose rufite, yaba ari eczema, yaba ari pimples, ibishishi, yaba ari hyperpigmentation. Hyperpigmentation ni ukuvuga ngo uruhu rwazanye amabara, hari bya bibara by'umukara. Ibibazo byose uruhu rufite ugomba kubanza kubikemura, then ukabona kwisiga ya mavuta akora uruhu, ahindura uruhu uko urushaka. Nawe rero uruhu rwawe ushobora kuruzana ibibazo kubera kuvangavanga ibintu. Twiyiteho, twita ku mpu zacu, twita ku bwiza bwacu.